kujya mu rukundo biragora muri iki gihe. Tanga impamvu eshanu umuntu atakaba yajya mu rukundo. Impamvu muri iki gihe utakagombye kujya mu rukundo. Iyo ugiye mu rukundo n'umukobwa ahita yumva ko ari akabanke yifitiye ku ruhande. Yasubiyemo ako kantu. Agahita yumva ko ari akabanke yifitiye ku ruhande. Agahita yumva ko urukundo rwe ari ukurugurisha. Iyo umuvugishije akumva ko ari nka bori ihenze. Ugomba kumwishyura. Kujya mu rukundo ubu ni stress. Iyo muvuganye arakubwira ngo mega zashize, bikumva ashaka guseka. Amayinite. Mega zashize, amayinite, ibibazo byose, meshi zashaje. Inzara, nta rukundo rukibaho mani. Gira ngo mwumvishe ni gahunda ya Nzababwira paka mutanyumva nabi ubutumwa bwatambutse kandi nkubwira ngo nkorera follow aho hasi tujye dukomeza tubane buri munsi. Nkwibutsa yuko ukeneye umushoferi mwiza, ukeneye imodoka, waduhamagara kuri iyo nimero uri bubona aho hirya, ubundi tukagutembereza mu gihugu cyose, wikishyira muri risk rwose. Twara umushoferi mwiza n'imodoka nziza. Ciao ciao.